narababwiye nti wowe urahanga baragufunze uzi kufunze uzi kufunze uzi ko icyaha wagikoze uririrwa uzenguruka mu rupangu uzi ko wakoze icyaha niba warishe umuntu usaba imbabazi bafunga umubiri ubugingo bufungurwa niba waratwaye ibintu by'umuntu uri mu rusengero usenga uri muri korali uririmba uri muri worship team mbere na mbere yo gusenga banza ufate telefone y'abandi watwaye ufate imodoka y'abandi wagurishije ufate amafaranga w'ibyo yashyize kuri konte uhamagara uce mu buyobozi bw'igororero usubize umuntu amafaranga y'abandi niko kwihana mbera ku banyabyaha bari mu rusengero mbabwiza ukuri batuma umuntu ntasanzwe bihesha abantu kwihana mvuga ubutumwa rero ubutumwa kandi ibyo byahereye Kimironko narabwirije abantu basubiza ibintu bibye hariya rero amaturo batanga iyo nzaniye ikarito ya biswe iyo uje gusenga umuntu atanga biswe bitewe n'izo afite umuntu adaha ku isukari yiwe ibiyiko 3 cyangwa iro bagatura umuntu akata ku isabune ye agacimbura agace k'isabune akagatura umuntu bamuzanira voke 3 imwe akayizana akayitura umuntu yamuzanira twabureba 2 umwe agatura kamwe ya maturo yose yakusanijwe mu bantu hari abantu baba bakenye ubona bashonje ririya funguro gereza igenera abagororwa wenda ubona yuko nyine hari intungamubiri zibura ukamufata ukamubwira atakira umuntu yatura imigati ukawugabanya abandi 2-3 nabo bakarya bakanywa niyo maturo yo muri gereza ariko ibyo nyine uri pasitoro urumva nawe bikugeraho wakamye inka anywa umuhondo sibyo yego ibyo ro baratura natwe twaraturaga leta ntabwo yakuye amaturo mu madini ahubwo ni batura Yes, rikanizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane abo turi kumwe mu rugendo. The Vibe TV ikaze, welcome back. Urakaza neza nanone inangiye kuvuga ku mihanda rokagaruka neza cyane mwivuga butumwa mu murimo w'Imana. Turi kumwe kandi n'Impanuro TV ari Pacifique Kwizera ndetse na Chobi ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Apotre Yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Amen amen. Uiteka amavuta mashya warahabaye mana warahabaye mana we warahabaye cyagihe cy'amashusho media meshi yego cyagihe cy'amapingu cyagihe cya wa mwambaro mutinya yego cyagihe induru zivuga cyagihe bamwe bati siwe wabona abandi bati Yongwe wacu akayongwe kacu yego yo warahabaye mana warahabaye mana we warahabaye cyagihe Samu hasigaye umwuga umwe wo kuririmba wava mu mujyi njewe oya natera gatebe ku muhanda. Okay. Nahita mba muri wafunguriye komeze kuri mikoro rero. Yego bimeze neza cyane ngira ngo nibyishimo abantu barabibonye ko ubongeye kugaruka n'ubundi ariko ngira ngo ntabwo narinye kuvuga ngo wagarutse ku murimo w'Imana nirengagije ko n'ubundi naho waruri amakuru twari tuyafite ko n'ubundi umurimo w'Imana urugendo rw'umurimo w'Imana rwari rukomeje. Yoga hari igihe mwanga kubwiriza ukazabwiriza nta ugukomera mu mashyi nta n'ugushimira ibyo wakoze ubikora kuko ari umuhamagaro. Yego twari turimo rero umurimo wari urimo twari turimo. Uravuze ngo warahabaye cyagihe cya social media cy'ibintu byose urugendo rwawe rwo kujyamo hariye nkeka ko burwakweretse abantu bawe. Ubundi gereza iyo ufashwe uri mu nzego z'ubugenzacyaha yego ukagira nka kuri ibyanjye byari bimeze uhita ubona ushobora kuhita wikorera control ubwo nimpfa hazaboneka barira hazaboneka abanshingura indwara yatuma nteguka hazaboneka abansura hondi cyangwa se nabangamiye society. Yego ibyo rero byose twarabibonye. Iyo ubibonye rero ukuramo isomo ukuramo rero ndakubwiza ukuri ni irihindura ibintu ugomba kugira ibyo uhindura. Ndi umwe rero nanjye isomo ry'ibyo nyuzemo rigomba kumpesha guhindura ibintu.
ibigomba guhinduka ni ibihe? Mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana. Kuko hari ahantu ugera wari ufite amafaranga ntakore, hari aho ugera n'inshuti zitagera, hari n'aho ugera utabona telefone wirirwa muri social media, hari aho ugera utakomanga ngo bagukingurire, hari aho ugera ukarara mukareba Imana gusa. Kuko rero Imana itantereranye, itankojeje isoni, itakojeje isoni abana banjye, itakojeje isoni umugore wanjye, kuko yabanye nanjye kandi nyaguhora ku ngoma. Nanjye kwago nyakugira abana n'abahungu n'abakobwa, nyagukomeza ikomeye nk'uko ikomeye. Haleluya, amena. Imana ikiza, Imana ibohora, Imana izura, itumva amagambo, kuko abantu bagira amagambo, itajya kuri kamera ngo isebanye, imva yihutira kubabarira, igahosha uburakari bw'abagome n'abagambanyi. Yego, iyo ngiyo yabanye nanjye, niyo yantinyuye irankomeza, niyo nahageze numva amagambo yashize, mbona ikirere, kuko ni ikirere nyuma y'igikuta ntibahareba. Iyo uraramye ubona kamera zikureba, iyo urebye ubona abantu, kandi ibintu byose ni ku murongo. Ndakurahiye, ariko irambwira ngo nzabana nawe, ibana nanjye. Niyo yategetse abaje kunsura, ni nayo yashimije umuriro. Iyo Mana ni nayo ishoboye, ishoboza abacamanza banciriye urubanza, ni nayo ishoboza inzego z'umutekano, utanga umutekano mu bantu bakuwe muri sosiyete. Iyo rero yahagararanye nanjye aho abantu batari. Icyo gihe ntabwo uyivuga ufite ibindi, urayivuga. Wamara kuyivuga ntuyivuga ngo ubone aho ugura fanta, ntunayivuga ngo numara kwivuga ugotomera ikivuguto cy'amata cyangwa amata ashyushye. Urayivuga, wamara kwivuga ugasoma igikoma leta yagupangiye, ugahekenya n'ibigori kandi imisaya yananiwe. Iyo rero Mana twabanyaho, none igasigarana n'abana bakaba bakiri mu ishuri biga, igasigarana n'abakozi muri iki kigo kingana gutya na depase zacyo. Iyo rero hari icyo yanyeretse ko ndi umuvuga butumwa. Yego, ndababwire Sam, nanjye araho nageze ngira ubwo Imana hakugira ngo ihombe ibindi mu reka nkubwize ukuri. Burubwirije ubutumwa bwagana imbere y'abantu, ukabona abantu 400, 500, 440 barihanye, bavuze induru z'ibyaha bakwe, utabona atari imwe byo gufeta. Kuko buri umusirikare apfukamya akihana, aba yihanye. N'umuntu uri muri gereza avuga ati ndihanye, abazi neza ko ibyo akoze abikoreye mu ikaritsiye ituyemo abantu ibihumbi byinshi, ko niba mu bintu bibi abivuyemo kuko bose babibonye. Aho rero uribaza ngo ubundi mu Mana, Imana ihombye iki? Je mbona ibihombye, nkabona n'umubabaro, cyacyayi nanywaga, ya kakanyama, kagasarade, ya keya y'umugore, babana, wumvise bya bindi nakoraga, ya hiti narindimo hamwe nirirwaga. Ariko Imana nayo irakubwira ngo gakore. Icyo gihe rero urabwiriza, ntacyo witayeho, uvuga ubutumwa nk'umuntu wasaze. Nimwihana ibyaha byanyu mukizwe. Imana nubwo butumwa, nimwihana ibyaha byanyu mukizwe mubone imbabazi z'Imana. Noneho n'Imana ikaguhamya, ukabwira umuntu ngo niwihana ijuru riragufungura, agahamagarwa mu rukiko, ijambo wavuze n'Imana igakoresha umucamanza, agahinduka umwere agataha. Ugasengera umurwayi agakira. Kandi nawe urwaye inzara, urwaye ibintu bitandukanye, urwaye ibitekerezo, wambaye umwenda w'imfungu, nawe yambaye umwenda w'imfungu. Iyo Mana se urumva hari igihombo ifite? Ibintu natwirukankaho by'ibizu, ibimodoka abantu basaze basarisha. Hari ahantu ugera ikimodoka ukagiparika, ikizu ukagisiga, bakaguha urara, ukaba ari hurira wirirwa uryamye, ukaharira, ukanywera, ukabika umwenda, ukabika indobo, ukabika ikintu cyose, ukavangwa ahangaha n'Imana izahamura, ikura abantu mu nzu y'imboherero. Yego, ni nayo ikura mu bukene igatanga ubukire, ni nayo ifungura inzugi abana b'abantu ntibazifunga, ni nayo itanga umugisha ntihagire utera amahane, ni nayo isoza intambara. Icyo nyikundira. Haleluya, ntabwo igira amagambo, irihagije, ikora imirimo n'ibitangaza, ikingura inzugi. Yagendanye nanjye rero, yabanye nawe. Abantu benshi cyane baravugaga ati
ibaze Yongwe twari tuzi imbere wenda yo kumubona muri social media wa ya mavuta, ubu noneho kuva ari hariya agiye kongera asubire muri bya bihe byo kwegerana n'Imana, hatarimo business, hatarimo social media, hatarimo ibindi bintu by'ubutunzi, izo nzu n'imodoka n'ibindi bintu, hatarimo guterana amagambo n'abantu, ahubwo noneho mwitege Yongwe noneho waje avuye ahantu yegereye Imana cyane, hatarimo ibyo bintu bindi. Yongwe kiriya gihe wamaze hariya amezi 6, ubona uretse ivugabutumwa rurimo, wowe Yongwe amavuta yawe wavuga ko ari iki kintu byibuza cyiyongereho cyane mu ivugabutumwa ryawe? Icyo twabwira abantu, nigeze kuvuga akantu ariko none ndakavuga neza, kuko ubu ngomba kuvuga ibintu neza. Yego, ngomba kuvuga ibintu neza. Isi ntabwo ari nziza, ni nayo mpamvu Yesu yabwiye abigiraga umuhumure nanesheje isi. Isi irakamura, uyu mujyi wisha abantu benshi, ubugingo bw'abantu. Hari abantu bawuzamo bakinjira muri tekinike z'umujyi bagakoreramo ibyaha, ubugingo bw'abantu bagapfa, bagasigara bagenda ariko imitima yarapfuye, cyangwa se mu buryo bw'umwuka ari intumbi, ariko ari bazima bagenda ariko imitima yabo yarapfuye. Hariya rero iyo uhageze ubana n'Imana, ntawe ukwishyuza inzu, ntawe ukwishyuza amazi, nta mwana ukubazaga umugati ntiwabonetse, nta mugore, nta gusambana kuhaba, nta businzi buhaba. Umuntu atumbiriye Imana ni dosiye ye, kuko rero utumbiriye Imana urabana n'Imana. None se niba mfite ibihe byo gusenga no kubana n'Imana, ndabuzwa n'iki kuzura? Ahubwo nawe twicaranye n'uyu pasi n'uza kuza ashaka ikiganiro, sindeka kuvuga ndakimuha, ariko yirinde. Sibyo? Ntabwo nkeneye kongera guhungabana. Ibindimo biruta ikigo nyoboye, biruta ibyo Imana izama, birutaho nageze n'ibyo nzageraho. Ibindimo ni umugambi wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo ko ntwite ivuga butumwa ndabyarira hehe? Ahubwo abanyarwanda cyangwa mwebwe mu nyumva, niba supporting nkeneye si izigura ibyuma bya televiziyo, nta nubwo support nkeneye ari izigura ibimodoka byo kugendamo. Support nkeneye nuko mbona sare nkatangiza ibiterane bikomeye muri uyu mujyi, nkabwiriza ubutumwa bwiza. Naho babandi bavati no kuva Yongwe baramufunze bakamwambika amapingu ati vuga butumwa ryararangiye yarasimye. Ntabwo nazimye, ahubwo mvuye aho baka. Abantu bati none ugiye kujya uvuga wigengeseye. None ntabwo nkiri mu busutwa, nta bintu by'ubusutwa mvuga. Ibindimo bikiza abantu. Naratangaye n'umuyobozi n'umwe mu bantu banyakiri muri ribe yambwiye ati Yongwe ndakuzi, nkuzi cye, uzi ibintu bikurimo n'amavuta kurimo n'ubuhamya bwawe uburyo byakiza isi. Ni cyane rwose. Ntabwo rero nicuza kuba narafunzwe, nta nubwo nicuza, nta nuwo mbigerekaho, ahubwo hari icyo nyeneye, hari icyo mbonye ku isi ari ubusa. Icya kabiri, nongeye kwibuka ko ndi umuvuga butumwa, nongeye kwibuka ko ndi umuhanuzi, kuko mwebwe mushaka kuba mutabyemera, ariko uzajya asohoka wese azajya akubwira ati nabonye Imana ya Yongwe, kandi harimo ibihumbi birenga 10. Sawa? Kabiri, nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kandi ibyo si ibyo ntabwo ari ibimbayemo, ntabwo ari ibyo nabonye muri gereza, ahubwo bisanzwe bindimo, bishobora gutwikirwa rero n'uburangare. Ubu ntabwo ndangaye, nta nubwo jewe ndi ku muhanda, urya jewe ndi mu nzu y'Imana kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Uvuze ku bantu bari hariya cyane, ni nk'ibiki Imana ishobora kuba yaragukoresheje hariya imirimo, wavuga ati hari ibintu Imana yankoresheje nanjye, wenda n'abo bantu barimo uzasohoka azajya avuga ati yego. Ubundi ugeze muri gereza, icyambere uracanganyukirwa, kuko na masura y'abantu wabuze ugira ngo bagiye i Burayi. Hari abantu wabuze ugira ngo bagiye i Burayi, baba bari muri gereza kubw'amasheke, kubw'inyandiko mpimbano, kubwa viole, imodoka yirirwa isuka. Sibyo? Icya kabiri, ubona ni gereza y'abagabo, utaguhagarika mu 5,000, 7,000, 8,9 by'abagororwa 10 cyangwa se birenga cyangwa biri munsi yabyo.
si ngombwa kuvuga imibare y'abafunze ntibiri mu nshingano zanjye. Wabyumvise neza? Yego. Waguhagarika nibura mu iteraniro ry'abagabo 8,000 twoye kuvuga abarenga hejuru, ukabona abagabo 8,000 bahagazemo harimo abantu b'ingeri zose, wahinda umushyitsi. Imbaraga rero zo noneho umaze n'iminsi ku ipingu ufungwa wisobanura uri mu mbuga nkoranyambaga abantu bose bavuza induru. Igitangaza cya mbere Imana yakoze ni ukugera aho hantu nkibuka ko ndi umukozi w'Imana, nkimvamo imbaraga zo kubakunda no kubahindura. Kandi ibyo ntiwabikora uhageze ufite umujinya. Jye mageze naravuze ngo jyewe ndafunzwe, kwiyakira sibyo, nariyakiriye jye ndafunzwe. Ndavuga ngo inzego zamfashe z'ubugenzacyaha byari ngombwa ko zimfata. Umucamanza wa konfirimye ko njyayo, ubwo nyine niko byagenze, ijuru ryamushoboje ku nkofirimo. Ariko se jyewe ndagera ahantu ndi intumwa mpave kenyege? Ntabwo ngira ahantu ndi intumwa mpave kenyege. Yego. Kuko abubatsi igororero bashyizeho n'amasiti y'amateleviziyo, bashyiraho na stade y'ibiterane, bashyiraho imbera byo mbahana ibiterane. Ahubwo naravuze ngo ikibaye ni iki? Ni na rumwe mu bavuga butumwa bazimiye, none ngarutse kwa data mu rugo. Amen. Na rumwe mu bavuga butumwa bataye umurongo, none mbaye ngeze mu murongo. Fura rero ufashe isamaki ntuyice, ugakora ikosa ukayijugunya mu mazi, icyo gihe isamaki ibonye ubuzima. Nanjye rero nari nzi yuko ninahagera batampa mikrofone, bampa mikrofone rero ahubwo agatuti naka. Mungu mama na mama baba, Imana nihimbazwe. Amen. Imana ni narabwirije rero igitangazo mbaza cyabaye, narabwirije y'abantu benshi wabonye banyuze muri social media, isi gahinda umushyitsi abanyarwanda bakikuma gutyo, abenshi barabatijwe. Kimwe narabwirije ahantu wa mbere nakoze itene mbona abantu hari hagati ya 400 na 470 bihana, urumva n'urusengero bavuza induru. Buri mugoroba iyo nabwirizaga hagati ya hasi ya 500 cyangwa buzise barihana. Kandi ibyo ngibyo hari n'ingamba zo bakurikirana bakabatizwa. Icya gatatu nasurwaga n'abantu benshi, nibyo bampaga. Wumvise? Ibyo bampaga nagiraga ko imbuto yanjye nasangiraga n'abandi. Mpava rero mfite ubuhamya bw'abantu bakijijwe bavuza induru bati Yongwe wacu, Yongwe wacu, Yongwe wacu. Kuki Imana ibaze bagufunguye muri Gereza ukumva Gereza, kuki Imana yemeye ko agenda ko nakana bariya nabo ubwabo badakijijwe. Iyo kandi si inyuma y'ikigo, si mu kigo, ni nyuma y'ikigo, ni ubuhamya abayobozi batangaga. Umwanya wari uri kumwe n'Imana, wari ubizi ko cyangwa se wari warabashe kuganira n'Imana ko uzataha? Njyewe ahubwo igitangaza n'icyateye abantu ubwoba nuko kuwa kabiri ku cyumweru none nashoje igiterane murangirikana. Nabwirije mu gitondo mu mpuzamatorero, nimugoroba nsoza igiterane cy'icyumweru nari mfite murangirikana. Uriya ni muri rya torero rusengera amatwandi Rutayisire gikomeye cyane. Ubwo n'igipande na gereza y'abagore yamanutse, byo bose twahurije hamwe ahantu habugenewe. Aho rero narahagaze maze kubwiriza, ndababwira ngo kuwa kabiri nzataha, urubanza batararusoma. Imana imbwiye ko kuwa kabiri bazamfungura. Baraguruka ni mu mpinasho kumwe njya mbigenza bakoma mu mashyi, nige bazamfungura. Imana yambwiye ko uburoko bwanjye burangiye. Ikitangaza rero cyabaye nshimira Imana. Abantu bavuze ati yahanuriye abantu kuko biragara, kuko muri Gereza icyo uvuze bose barara babimenye. Nubwo watwara akantu k'umuntu bose barara babimenye. Abo bantu bose baba banyuranamo gutya banyuranamo bakora muvumo. Ikintu cyose baraba bakimenye. Bati reka turebe Yongwe ubwo ku wa mbere niryo jambo ryiriwe mu gipangu, turebe Yongwe koko twabonye bya indi yarabibuze. Imana nimufungura kuwa kabiri, kuwa kabiri nafungura natwe tuzihana. Ariko nabivuze mu kwizera, numva umwuka, numva imiki cyanteye kubivuga, sijwe numvaga ko ubutumwa mvuze buhagije. Hanyuma Imana nayo iherekeza ijambo, ikoresha umucamanza cyane ko naburanye nsaba imbabazi nemera.
hanyuma nta makuru nari mfite kuko rero ntumenya amakuru y'inyuma. Umugore yagusuye wabonye uburyo bigenda nta kavuyo. Ni iminota ingahe baguha amakuru muraho murakaguhereza ibyo akuzaniye. Nta telefone ntibazakubeshye. No bagira umunsi wo guhamagara nka rimwe mu kwezi uko utugari tugenda dusimburana. Ariko babati reka turebe. Ngiye kumva rero kuko nari nasezeye. Hari n'abantu bamwe ntavuze amazina yabo akomeye banyuze hano muri social media bahafungiye babakire bazi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Hari abahise rero bangurira inkoko banyokereza inkoko bayintumira hanze kwa Nyirangarama. Bazamutse rero ahantu nicara hejuru twiryamiraga bati we Yongwe uri umukozi w'Imana, Imana yawe twabonye muri iki gipangu ubwira abantu ibintu bikaba buriya nawe ntiwabwira abandi bantu ibyabo bibe nawe buri ejo uzafungurwa. Nari ni icero ndi kwirira ko gakoko n'abantu baje gumba sengere. Hanyuma twabonye abantu munsi nyine aho turyama bavuza induru bakoma mu mashyi mu rupangu rwose Yongwe baramufunguye amakuru yaturutse sinari mbizi. Icero cyatumye nacyo abantu bizera Imana batiwuka ko Imana iravuga, batiwuka ko Imana irakora, batiwuka ko Imana irashoboye. Ubwo nibatangiye kugira abantu benshi wenda mu gihe cya mbere ushaka guhanurira umuntu ati uzataha abantu bakabona bibaye ntibatangiye. Oya icyabiteye navuze ubutumwa. Yego. Navuze ubutumwa abandi bantu batavuze muri gereza. Ubutumwa navuze abandi bantu batavuze nuko navuze ukuri kose. Ndetse yari naho navuze ukuri biragenda bigera no mu nzego z'umutekano. Kandi urwego rw'umutekano ubwo n'intelligence n'urwego rw'iperereza nyine rw'umutekano birahagera. Basuzuma ibyo navuze batahubwa ibyo Yongwe yavuze kabisa. Narababwiye nti wowe urahanga baragufunze uzi kufunze. Uzi ko icyaha wagikoze. Uririrwa usenguruka mu rupangu uzi ko wakoze icyaha. Niba warisha umuntu usaba imbabazi bafunga umubiri ubugingo bufungurwa. Niba waratwaye ibintu by'umuntu uri mu rusengero usenga uri muri korali uririmba uri muri worship team mbere na mbere yo gusenga banza ufate telefone y'abandi watwaye ufate imodoka y'abandi wagurishije ufate amafaranga w'ibyo yashyize kuri konte uhamagara uce mu buyobozi bw'igororero usubize umuntu amafaranga y'abandi niko kwihana. Mera ku banyabyaha bari mu rusengero mbabwiza ukuri mbabwije batuma umuntu ntasanzwe bihesha abantu kwihana. Mvuga ubutumwa rero ubutumwa kandi ibyo byahereye Kimironko narabwirije abantu basubiza ibintu bibye. Ayuwa wagasaba araza afata abantu basubiza ibintu batwaye baranabafungura abantu 100. Ubutumwa rero ikeneye ubutumwa bw'amagambo ni ubutumwa bw'ukuri. Mureze kera banguruguma rw'ubwoko bwanjye bwanze gukira kubera kurwomura baruca hejuru. Navuze ubutumwa mvuga ko nta mahoro y'umunyabyaha ndetse ndanababwira ngukeretse no kuba leta yarabafunze ahubwo mbereka ko hari n'ibindi bihugu bitabafunga ahubwo byabitura ibyo bakoze. Kuko hari umuntu muganire yakubwira cyese y'ibyo yakoze ugasanga atari mu Rwanda ugasanga ntakwiriye guhabwa ibigori n'igikoma. Mbereke rero ko u Rwanda rubabarira ko u Rwanda rwigisha imbabazi. Mbibutsa yuko n'abakoze bihambaye Imana yagiye ibababarira, leta yagiye ibababarira. Mwumvise barangije bizera imbabazi nimuze mwihane mukizwa. Hari n'abari bari mu matoro mu murimo w'Imana badakijijwe. Yego. Numvishe mu rukiko ubwo waburanaga uvuga ati ndashimira igororero rya Nyarugenge ari ryo ry'Imageragere uburyo mfashwe neza. Reka nkubwire urumva abantu bavuga ibintu byinshi. Abantu bajye bavuga ukuri. Sibyo bajye bavuga ukuri. Reka nkubwize ukuri Samu bajye bavuga ukuri guhari. Iyo umuntu yageze mu igororero cyangwa muri gereza afite umutekano w'100%. Utabyemera afate nomero yanjye wishyire hanze aze kumpamagara mbimusobanurire. Ibi ntabwo bigomba kuba ibintu ngo abantu babyitwaze basebye igihugu cyangwa bagira gute umuntu aza no muri gereza wahageze uri umuturage nk'uko umuntu afite umutekano mu kagari mu mudugudu
niho hantu hambere ku isi nabonye haba umutekano. Ibintu byo kuvuga ngo jewe muri gereza baragukubita serivisi ni imwe, yaba bakujyana uri minisitiri, bakujyana uri generali nabo barahari, bakujyana uri komiseri, bakujyana uri umucamanza, bakujyana uri apotere. Umva ni serivisi bazigwa nk'uko baziha uwibye telefone Nyabugogo cyangwa uwaciye umutwe umuntu. Ubuyobozi bwegerejwe abaturage mu igororero. Niyo hantu ushobora kumara amezi 6 utarumva umuntu ubwira undi ngo wambwaye wagicucu, ariko wafata abagabo 7 bagasangira mu kabari bararwana. Ufashe n'inka n'amapfizi y'inka 5 ukashyira hamwe arasekurana nubwo zaba ari izindi, hariya ntawe usekura undi. Ibintu byose biri muri siransi ye. Yego, umunsi usohoka kuri ngira ngo mu banyamakuru mwakoranye ikiganiro hakantu wavuze abantu bose ngira ngo ni ndimbati wari ukubajije tese ati uragarutse ugiye kugaruka mu murimo w'Imana, abantu baza kubona kuri social media ati yego, ati ibijyanye se no gutura, ati na hariya baturaga. Ega urumva ntabwo leta yakuyeho amaturo, kuko n'amaturo ntabwo yashyizweho na leta. Leta yemera ingingo ya 37 ivugira imiryango idaharanira inyungu ishingiye ku idini. Iyo miryango niyo miryango nyine y'amatorero. Muri stati z'amatorero n'imyizerere ya Bibiliya abantu baratura. Ahubwo icyo leta itemera ni ababyitwaza bakiba abantu bakabahemukira cyangwa abatagaragaza umurongo w'ayo maturo. Nk'ikari nacyo cyaha naburanye, sibyo? Abatagaragaza umurongo w'ayo maturo cyangwa saba yaka mu buryo butari ku murongo. Ariko leta nawe none se umuntu nanzanira amaturo nzayanga ndi pasiteri? Ntabwo nzayanga. Ninjya kubwiriza se sinzabwira abantu gutura. Ariko leta nikeneye ko umuntu atura narangiza atahe yambaye ibirenge. Leta nikeneye ko umuntu atura imodoka ye yagendaga mitwara abana ku ishuri ngo abana bave mu ishuri. Sicyo umuvugizi wa RIB yavuze. Leta nikeneye ko wumvise abantu batura badakijijwe, nibabanze bakizwe biyubake bubake n'igihugu. Hanyuma na wa mupastor ashishikariza abantu gutanga amaturo ariko avuye mu byo bakoze. Nk'ikari icyo ikibazo nicyo gihari. Amaturo rero abantu bazagomeza gutanga amaturo, ariko intumbero mvanye mageragere sa amaturo no kubwiriza ubutumwa bwiza. Hariya rero amaturo batanga iyo unzaniye ikarito ya biswe, iyo uje gusenga umuntu atanga biswe byiri bitewe n'iza afite. Umuntu adaha ku isukari yiwe ibiyiko 3 cyangwa iro bagatura. Umuntu akata ku isabune ye agacimbura agace k'isabune akagatura. Umuntu bamuzanira voke 3 imwe akayizana akayitura. Umuntu yamuzanira twabureba 2 umwe agatura kamwe. Ya maturo rero yose yakusanijwe mu bantu. Hari abantu babarwa, hari abantu babakenye. Ubona bashonje, ririya funguro gereza igenera abagororwa, wenda ubona yuko nyine hari intungamubiri zibura. Ukamufata ukamubwira atakira. Umuntu yatura imigati ukawugabanya abandi 2 3 nabo bakarya bakanywa. Niyo maturo yo muri gereza. Ariko ibyo nyine uri pastor urumva nawe bikugeraho. Wakamye inka anywa umuhondo. Sibyo? Yego. Ibyo ro baratura, natwe twaraturaga. Leta ntabwo yakuyeho amaturo mu madini, ahubwo ni bature. Aho ubwira umuntu ngo ntudatura urapfa, ngo urakuramwe inda, urugo rwawe rurasenyuka. Ibyo ntabwo ari byo. Hari abantu benshi batasobanukiye ibyo bintu ngira ngo umunsi banabivuga abantu bari bavuga ati se akatura umwaka arababariwe abantu se byibuza bamwe na bamwe. Ariko nanone hariho ihazaba abantu bamwe baravugaga ngo uburana wajya kuvuga ngo niba abantu bose bakorega b'amafaranga uzayabasubiza. Icyo twavuga ibyo ntabwo mbivugaho cyane, ahubwo ndashima. Urashima? Ndashimira yuko ega urukiko nirwo ruwa rugufite. Ntabwo RIB ifata abantu ikagenza icyaha na parike, ariko hafunga urukiko. Rwose nkubwiza ukuri. Biri abantu bariko buriya gufungwa ni byiza, usobanukirwa. Unara abantu bafite ibinyoma bisenya, biharabika leta, bikora ibindi bintu ku buryo utamenya.
sibyo Samu nta muntu parike ubwayo na koribu ubwayo nta burenganzira ifite na buke muri ibyo bihumbi mu bantu twaganiriye. Nta muntu numwe wigeze umwira ngo jewe ribu yanzanye imageragere. Inzira ifungura urugi rwa gereza ni uguca mu urukiko rukagukonfirima ku by'imageragere. Ubundi umuntu agifatwa abaru wa ribu iminsi 5. Nyuma y'iminsi 5 igushyikiriza pariki ukitwa imfungwa ya pariki. Nyuma y'iminsi 5 nanone pariki ikagushyikiriza urukiko. Hariya ni mu rukiko, kwinjira ni urukiko rubyemeza no gusohoka ni urukiko. Umuntu umuntu wari we wese nubasha yaba afite bwose ntabwo yagira bwinjiza umuntu muri gereza cyangwa mu igororero bitanyuze mu rukiko. Yego, icyo cyumvikane nuko ibyo bintu byubatse. Yego, nuko bivuga ngo rero icyo gifunguro bakwiyo uwo mwaka ndafunze. Mfite uburenganzira bwo kuba iwanjye no gukora akazi kanjye kugeza umwaka urangiye. Nicyo bisobanura. Nari maze gukora amezi 6 niyo agiye kuzura, ubwo hari n'amezi 6 ngomba kwitwara neza. Ndetse niyo ukoze ikindi cyaha urukiko rukagukatira na zambabasi baguhaye y'amezi 6 utafunzwe bayagufunga nayo. Niko itegeko riba rivuga. Sibyo? Yego. Kandi nanone kugira ngo babikore hari ibyo bashingiraho. Icyambere koko uyu muntu ni umubyeyi afite abana. Icyakabiri cy'icyaha yagikoze ashingiye ku myizerere yiwe, aremera kugikosora no guhinduka. Icyagatatu afite deresi. Nibyega hariho n'igihe n'amakuru nayo y'uburyo witwaye. Haboneka raporo nziza uyu muntu yatanze umusaruro ni mumureka asubire muri society. Aremera kugororoka kuko bahita mu igororero. Iyo wageze rero ugafunga umutwe munini, ahubwo ugahora mu bibazo n'ibindi. Je nasanze umuti mu gihe umuntu ari kubona yuko ibyo bamwangiza bihari cyangwa se bitagize. Inzira nziza ni uguca bugufi, kandi nabi urabanga guca bugufi kubanziriza icyubahiro, kwishyira hejuru kukabanziriza kurimbuka. Yego. Reka duseze kuri kintu haje havugwa byinshi ugifatwa ati dore abamugambaniye runaka nta muntu nshaka kuvuga, ariko nanone nawe warabibonye muri social media. Ngewe kubera yuko ndumva ibyintandukanya n'Imana ntabwo mbirimo. Sibyo? Nta muntu nzi wangambaniye. Nta muntu nzi wangambaniye. Kuko urwego rwamfashe narusabye imbabazi. N'urwanciye urubanza ndusaba imbabazi. Na society nyisaba imbabazi. Hirya y'ibyo rero kwishyiramo ngo hari umuntu wangambaniye nawe nzi. Cyakora icyo nziko abantu bateganya umutego muri iki kibuga. Hari abishimiye ko mfunzwe, banishimira ibibaye ku bana banjye, ahubwo ndagaye abantu babona Yongwe afashwe ari mu kibuga bagenzi biwe bakagenda bagakora ibiganiro byo kunsebya, kugeza ubwo n'abantu bajya hariya bakakubekera bitari. Uzi ko mfashe document nizo mfite hano muri biro, hari abantu nanjye najyana mu nkiko mageragere ku muntu yajya kukubeshyira ngo muri ideni kandi ufite impapuro z'uko nta deni umurimo. Ku muntu yajya muri riba akajya gutanga ikirego ngo waramwambuye nta deni umufitiye. Ibyo rero ni imico mibi abantu bagira. Simvuze ngo ni imico mibi y'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda dufite umuco mwiza wabaye impuzamahanga. Hari abantu dufite babatobyi bishimira umubabaro w'umuntu. Abo rero bishimira umubabaro w'umuntu, abo ngabo nabo ntabwo nabatakazaho igihe. Mfite umugambi wo kubasengera, kubabwiriza ubutumwa bwiza no kubakunda no kubakuramo iyo myuka mibi barimo. Abo rero batega umutego nibo bashajije umugore wanjye bamuhamagara atuye he muri hehe birirwa bashakisha iwanjye. Kuri umugore wanjye nanjye afite ubwenge, kuko yamaze kubona yuko itangazamakuru rimwadutse ajya gushaka ahandi dutura. Kuko nari narabivuze yuko uyu muntu yahamagawe n'Imana ntatura ahantu hamwe, atura aho ashaka gutura. Yego. Afata ingamba z'ahandi ajya gutura, bamushatse baramubura. Hari n'abandi bo bakoze narize bati Yongwe TV n'ikigo kiramara iminsi 3, ariko reka nkubwire iwacu ntibashinga ibigo, ntibangaje abakozi. Aho tuvuka mu cyaro hasi. Ibi ni ibintu byashyizweho n'Imana bizana n'abandi bangu ibya Yongwe TV, nabuzukuru banjye bazabona Yongwe TV, kuko ni ikigo cyubatswe n'Imana. Tunashimira leta yaduhaye ibyangombwa. Nese ko nafashwe wigeze wumva mu idosiye hari ibibazo iki kigo gifite? Wapi, ntabwo bikunda. Nta nubwo wigeze wumva se barasoza ubanzamira ngo sinzongere kubwiriza.
ndi umunyarwanda ufite umutekano mu Rwanda uri gukorera Imana, kandi raporo yanjye no kugira ngo banjye bambwire ngo kosora ibi nuko ibyo mvuze igihugu cyose kibyumva no mu mahanga, kuko nkurikirwa n'abantu benshi. Aho rero ijwi ryawe ryageze uvuga n'ibyago byawe bizahagera. Ahubwo ibi iyo mbibonye bikwigisha ko inzego ziri maso. Inzego ziri maso. Ishyamba ntabwo ari ryarindi abantu bagiye biba abandi, umuntu agafata umuntu ukamwiba, cyangwa ukambura umuntu, cyangwa ugakora ibindi, cyangwa ugashikuza telefone. Igihe cyo gushikuza amatelefone cyararangiye, igihe cyo gushikuza amashakoshi cyararangiye. Nibwo butumwa navuze imageragere. Mwabajeni mwe munkura umugi, igihe cyo kunkura umugi rwararangiye. Ko muvuga ngo leta yarabarenganije, koko mwebwe ntimuzi, nimurebe uko urumogi rwabagize. Nimuzi ibigo biri mu Rwanda, nimuzi abantu bari Indera, bari Karayesi bishwe n'urumogi. Kuki mucuruza urumogi? Mwanagira hano kumva mufite amagambo yuko mwarenganye, kuko mbere kukuri barakizwa ndababatiza ntanga musanzu. Ahubwo icyo nasaba urwego rubishinzwe ni rushigikire rumu uburenganzira nje kwikorera ibiterane mu magereza yose yo mu Rwanda. Icyo nicyo nkeneye. RCS ibifite mu nshingano n'inzego z'ubutabera, bafite umuntu bashobora gukoresha mu guhindura amagereza yo mu Rwanda, umuntu akajya afungurwa yarakijijwe. Ni ba Mikibari je nzitegera, sibyo? Nta essence nzasaba. Ba Mikibari banyemerere nje muri gereza y'Utare, nje muri gereza ya Cyangugu, nje Nsinda, nje mu magereza atandukanye n'amaburigadi. Bamfungure mbwiriza ubutumwa bwiza nindangiza ntahe. Amazi yo kunywa nzayitwarira, essence ni yanjye, barebe uburyo umuntu ajya apfa muri gereza yakijijwe. Uwo musanzu kuko jewe ari umunyabyaha niho ubutumwa bumusanga. Yego, hiryo umurimo w'Imana amezi 6 niki kintu kindi wize? Jewe icyo nize se reka mvuge bitatu. Icyambere muri gereza ubona akavuyo wagize kose iyo uhageze. Akavuyo kabo mwagendanaga, abo mwasangiraga, injyajya, interenganya, nk'uyu twicaranye utarandebye kuri burigadi ntanangereho, nagire n'icyama twarasangiraga. Yego. Wenda sinzi wanasanga sinzi cyamuzanye hano. Icyo gihe icyo urakibona muri gereza. Icya kabiri ubona muri gereza, ubona inshuti zirimo nk'iriya yinjiye. Inshuti zikagukunda imageragere, urumva kugera imageragere umuntu agatonda umurongo akukuruye agasukari n'utundi gutegereza kugira ngo uzasohoke ubona umuntu agukunda. Samu ubu hari abantu bankunda yewe uje kubanteranyaho navuze induru, kandi mu bankunda nawe urimo cyane. Ubona abantu bagukunda, ubona injigara, ubona bariye ibyawe batagombaga no kunywa ku mazi yawe. Kabiri wiga kujera. Aho ikiro cy'isukari nutajera umuntu araza kunywa igikoma kiri mu isukari, wowe unywa kitari mu isukari. Nubona umukati urasa mu wujwe wenyine, uwaze kurya gatatu akwicaye iruhande muri santimetero zaho murara, wumvise nta santimetero zicamo kuva ku buriri bwawe kugera ku bwiwe, ariko umugati wowe ukanuye amaso kuko utazi kujera. Icya gatatu muri gereza, abantu bo muri gereza ni nko mu nkuge ya Yona ya Nowa. Uruka ko Imana yabwiye Nowa ngo muri iyo nkuge uzajyane mu kigabo n'ikigore, ngo ibintu by'amoko yose. Muri gereza uva hano ugera muri gereza ugasanga uwakwiciye abantu, umuryango akawumara, akaza kukwakira akaguha agasukari ukagasaba, kuko nukanganya uko ntahari ngo akaguha. Muri gereza uhura n'uwakwambuye, niwamubwira ati wabaye umaye ku mugati tugabanye rya deni. Wumvise? Muri gereza ibintu byose nta beef. Ibi by'amabifu ngo yarambuze yaransebeje. Nekata. Hari umugabo umwe twari dufunganye Remera, hanyuma Kimironko. Hanyuma bamukonfirima iminsi 30 kujya imageragere. Iyo nabwirizaga mu gipande kimwe yabwirizaga mu kindi. None yumvise ko azajya imageragere yubika umutwe atangira kurira kanura amaso, atangira kugwa imbere y'abantu yabwirizaga, ndamwigira ndamwihererana. Arambwira ati agahinda mfite, ati umuntu wanyiciye abantu muri jenoside yakoreye abatutsi, ati yisha ababyeyi banjye na mushiki wanjye atari imageragere.
atari mageragere. Ati kandi nije wamushinje. Ati uko turajya ahantu duturanye tubane muri gereza bamenya amakuru yo ku buryo utabimenya. We yabaye akinjira muri gereza wa muntu ahita aza kumureba afite isukari n'umugati. Nasanze ari we bicaranye ari we bagendana, arambwira ati Imana ishimwe, ati uyu muntu sinari kuzamubabarira nijoro sinari kuzarijyamo kandi ndi umukristo wo muri ADPR. Yego. Ubu ni inshuti yiwe. Muri gereza rero iyo uhageze wubaka ikindi. Muri gereza mu gaciro na serivisi ntabwo wohotera umuntu kuko yakoze icyaha kibi. Wenda ntange nk'urugero, imbere yanjye hafi naho nari ntuye hakurikirana niho Kazungu wa Kimisagara wa wundi waciye umugore w'umutwe yarari. Hakurya y'imbere yanjye hari uwatwitse imodoka, ubwo ibyabaye ntubimbaze. Hirya y'imbere yanjye hari uwakoze ikindi. Uwo tuhana imbibi ari kuri 25. Wabyumvise? Yego. Abo bantu bose muricarana nibo bavandimwe ufite, kuko inifomu wambaye niyo wambaye. Uwakuzanye ni urukiko nawe nirwo rwamuzanye, uzamufungura ni urukiko. Buri muntu ahagaze ku gasumari kiwe nikasengeraho abwira Imana ati Mana afasha ntabara. Nese ugurazana ibintu by'amatiku. Aho narahageze mbabwira ko nta moko nta ngenga bitekerezo ntaki, ko abantu bagomba guhuza umutima bakuburira amaso mu ijuru kandi bakuha amategeko. Ikindi ugeze muri gereza hari igihe wumva ureba nyine ukagira umujinya kubera abantu bafunze, ariko wicaranye na groupe y'abantu batanditse umukumba makese yaho usanga leta burya ni umubyeyi, ahubwo ribudo rwose umva mbakuriye ingofero. Abantu bakubwira amakese ukumva ukeretse no kuba muri gereza n'isi ntibakwiriye kuyibamo. Urumva narahageze nkajya nicara mu kagurupe k'abantu batanu nkabaha ubuhamya ndi kubabwiriza nkababaza n'amakese ukumva uracanganyukiwe. Buriya rero leta irababarira. Leta irababarira umva reka samu leta irababarira. Abantu bakubwira amakese uhagera ufite umujinya wari burya abantu bafunze. Nta ukubitwa baragaburirwa, babaha amazi, babaha ibyo kurya, bafite aho baryama, bafite ibyo bambara, rwose ibihabwa umugororwa byose arabihabwa. Nta ndembo nta nduru, nta mapingu aba muri gereza. Wambara amapingu bagutwaye kugira ngo utiruka. Kandi nabwo abagabo bashinzwe gereza bakuyata umunsi uziruka tuzakurasa, kuko nitutakurasa natwe bazadufunga. Dore ko harimo nabo dufunganye barasanzwe barinda gereza bakaha bafungira, kuko abantu babacitse. Bivuga ngo rero nta bifu. Nta bifu bihari. Yes, reka dusoreze hano ariko nanone wagarutse n'umundi ukomeje urugendo rwo gusenga. Abantu turi buze kubaha nimero yawe ya telefone, n'ubundi gahunda yo gukomeza gukora umurimo w'Imana irakomeje. Samu reka nkubwize ukuri, ngewe Yongwe. Yongwe mwicaranye ntabwo ari wa wundi Yongwe. Nzajya duce ndyame karako karimbura kaze ngo nzajya duce ndyame kare ni Nyagasambu rirarema mu ruhango rirare. Nanjye nzajya duce wumvise nzajye mu ijuru. Nzajya duce nzajye mu ijuru, kandi ubuzima bwanjye bwose nibura no gukorera Imana no gukunda umuryango no kubaka umuryango. Ubu mwese abantu namaze kubona ko ndi inshuti yanjye, nukubasura nzabakunda. Abantu nabonye ko bankunda nzabakunda, niba nanyanga bazankunda ku ngufu. Umuntu ashobora kubaka urwego ari umukozi w'Imana rwo kubaho mu buzima butagira icyaha. Kandi na kera nirwo nabayemo mu buzima, urumva nabaye mu buzima butagira icyaha. Inyungu nakuyemo ni ugusengera abantu bagakira ibyaha, ni ugukoreshwa n'ijambo ry'Imana imirimo n'ibitangaza. Ibyo ni nabwo buzima bwangejeje aha. Hari ubwo Yesu yasuyemo umwe mu badamu babiri, muri babiri bari bahari, araza yicara ku birenge bya Yesu, undi ajya gututubikana. Yesu aramubwira ngo urahirimbana muri byinshi, icyangombwa ni kimwe, ndashaka guhirimbana mu by'Imana. Ndashaka kugarura ububyutse butari nka bwa bundi nahoranye. Kandi Imana yarambwiye, kuko hari abantu bamwe batuye ko Imana idakora, bagiye kubona Imana ikora. Yes, reka ngushimire, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen.